Abagabo benshi barabikora, abagabo benshi bakunda gutoteza aba bagore babo kiriya gihe iyo bamaze kubyara, kuri uyu mubiri uba warisitireshinze nyine barahindutse, cyane cyane nk'iyo umuntu abyaye bwa mbere, ubona ko hari impinduka ibaho rwose ku buryo biba bigaragara hatabayemo no kwihangana umuntu yakwanga pe. Kandi nanjye byambayeho biramvuna, buriya byari igikomere gikomeye kuri njye. Ikaze nanone, ikaze mu kiganiro cyiza ubuhamya bwigisha. Uyu munsi tugiye kumva ubuhamya bw'umubyeyi Anne. Aracyari mutoya ariko yanyuze mu bintu byamubabaje biramukomeretsa ndetse bimutera depression, ariko nyuma yabashije kubyikuramo. Agiye kutuganiriza ku buryo yaharasinzwe nyuma yo kubyara, kwa kundi umubiri w'umubyeyi ubyaye uhinduka ukava mu bukobwa ugahinduka umubyeyi w'umubyeyi koko. Ntabwo biba ari ikibazo gikomeye, biba bizashira, ariko we muri icyo gihe yahuye n'ibibazo bikomeye. Ikaze rero kuri buri wese, niba ari ubwa mbere tubanye wibuke gukora subscribe, kandi ubu butumwa, ubu buhamya buba burimo amasomo y'ibyo duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi. Tubane rero. Njya gushaka ntabwo najyaga ndenza ubundi ibiro 67. Uko byagendaga kose niko nari nimenyereye ngewe kwibona, kandi narabikundaga, ariko natangajwe n'igihe natwitaga umwana wanjye wa mbere, umuhungu wanjye wa mbere. Sinzi ukuntu byagenze rwose, niba ari byenda ngo ni ugushima urugo, niba ari care simbizi. Nari mbanye neza na Patrick, twari tubanye neza rwose, ariko nawe ashobora kuba atari yarabyiteguye wenda, cyangwa nta notion yari abifiteho uburyo umubiri w'umugore uhinduka, cyane ko buriya nanjye byarantunguye pe, byarantunguye kugeza ubwo no kubyakira byananiye. Nkimara kubyara umwana narazamutse ngira ibiro muri 90 rwose, ku buryo mva kwa muganga mukuru wanjye namusanze mu rugo, ambonye arikanga. Nari nashatse nkiri mutoya, ntabwo rwose natekerezaga ko ibyo bintu byabaho. Imyenda yose ku buryo nta mwenda wankwiraga. Ababyeyi barabizi, ibyo bintu bikunda kubaho, nabisobanukiwe nyuma, gusa biba bizanashira, biba bizashira, ahubwo nuko biba bigutunguye. Nuko rero muri icyo gihe byarantunguye, ariko kuko nari nkirwaye ntago nabitinzeho, naratuje mba ku kiriri, ariko nkumva muri njye ikizashoboka cyose nzagikora kugira ngo ndebe ko nasubira ku murongo. N'umugabo wanjye ntabwo yigeze anyereka ako kanya yuko hari ikibazo byamuteye, kuko yumvaga ko wenda bizashira. Maze ukwezi mbyaye, maze gukiramo gakeya, numva ntuye agatege, natangiye kwanga kunywa igikoma, nyine mvuga ni buriya nicyo gishobora kuba kizakomeza kubintera. Nangira kureka ibintu bimwe na bimwe umubyeyi aba agomba kugira ngo abone uko yonsa, ariko nabiterwaga n'abashuti banjye bazaga kundeba bakikanga, bati wabaye nk'igisimba, bati ese ubu ni wowe, ati se ni uku kubyara bimera, nyine bikambera ikibazo. Ni ukuri bikunda kubaho ku bamama benshi, mujye mwitonda, kuko niba utari waba we ntabwo uba washobora kubimenya, ariko iyo ubaye we hari igihe ubisobanukirwa. Ibintu nyine biba byahindutse, kandi umubiri n'ubundi uba uzasaza, umuntu aba agomba no kubyihanganira. Natangiye rero kwiyanga, ntangira kureka ibintu byose, ariko umwana wanjye atangira nawe kubura amashereka. Ikintu rero cyaje gukomera, n'umugabo wanjye yatangiye kubitutaho,
atangira kujya ampa izindi ngero mu buryo nawe yabaga atazi ko byangiraho ikibazo cyangwa nabitekereza nabi, ntangira noneho kumva ibintu birandenze burundu. Nabuze ikintu nakora, ntangira kujya mu majimu ngifite amezi 2 mbyaye, ntangira gukora ibintu byose bishoboka, ntangira kwiyanga, ntangira kugira dizoda nyine mu buzima, ariko n'ubundi nkabona nta kintu gihinduka kigaragara. Natangiye kujya ku baganga bashinzwe iby'imirire cyangwa bangira inama mu bijyanye na regime, nabyo biranga. Ubwo ntangira urugendo rwo kubana n'icyo gikomere kuko nabonaga nta kindi kintu nari kubasha gukora njyewe ubwanjye. Uko bwacyaga bukira rero niko nakomeje ahubwo kwiyongera. Burya ibintu by'ababyeyi biba bitangaje, nkakora uko nshoboye ariko n'ubundi bikanga bikananira. Nigiriye inama rero, naravuze ngiye kubyihorera, ngerageza kubyakira, no kubana ntabwo ari ukubyakira kuko nari ndi kumva nshaka kubikunda, ahubwo ni ukubyihorera kuko n'ubundi numvaga ko nta gisubizo nabona. Rero burya abapatenazi bacu cyangwa abatware bacu, ikintu akubwiye rwose nubwo yaba akivuze uko kitari, ucyumva cyane. Rero yakundaga nko kureba abantu bahita cyangwa iki akabikora, cyangwa akareba abamama, bibaho ko n'umumama ashobora kubyara ariko ntahinduke, yabareba akabaha urugero. Byakomeje kumbera igikomere kandi bikunda kubaho. Impamvu natanze ubuhamya bwanjye, ndasaba ninginga abantu bakunda guharasinga ababyeyi nyuma yo kubyara, baba bari kubatera igikomere kandi ibyo bintu biba bizashira. Umubyeyi nyuma aragenda akisubira rwose, kandi n'iyo atakisubira aba yaduhaye umwana, aba yaduhaye imbuto nshya, kugira ngo kandi urubuto ruvemo igiti cy'inganzamarumbo birusaba kwitanga, birusaba gupfa kugira ngo hagire ikindi kintu kiboneka. Niyo mpamvu rero abantu bakunda guharasinga ababyeyi nyuma yo kubyara, mubyihane ni bibi cyane. Nagezeho rero numva nshaka no kwiyahura, ariko nareba umwana wanjye, nareba ukuntu umwana wanjye mukunze rwose, nkumva nta mpamvu ibyo bintu nabikora. Gusa numvaga nariyanze, no mu kazi najyagayo rwose numva nihishe, numva no kwireba ari ikibazo gikomeye rwose. Numvaga mbese ubuzima kuri njye, kuba mama byaranteye mbese kugaragara nabi no mu buryo ngewe ntabyifuzaga. Nakomeje kubana nabyo rero. Umwana wanjye agize imyaka 2 rwose nabonaga hagati yanjye na Patrick hari ikintu cyajemo, kuko hazaga abacuti bacu nyine, ugasanga ibiganiro baganira ni ibyo kuvuga ngo ariko umubyeyi yabyaye bigenda bite, ari bo barabibonaga kandi ari nawe yarabibonaga. Nuko natangiye agize imyaka 2 rero kugira igitekerezo, ndavugana ariko ikintu kintera kubyibuha gutya ni igiki. Nariyize, ntangira kugabanya ibintu by'amanutrient naryaga, kugabanya ibigizwe n'amanutrient, ntangira kurya ibintu, imboga nyinshi, imbuto nyinshi, nkora siporo zo mu rugo zoroheje zishoboka, kuko nari naramaze igihe kirekire muri gym ariko nta kintu byamariye. Natangiye rero gukora siporo nzikoresha, nka downloadinga siporo zisanzwe nkazikoresha, nkatangira kunywa amazi menshi, amazi ashyushye mu gitondo nkibyuka, ntangira mbese kwiha akarejime ngiye ku giti cyanjye, nta bindi bintu ngiyemo ngo bihenze ngo iki, oya, ndabigerageza. Nari numvishe inama ku mucuti wanjye ngira ngo ndebe ko bikora koko. Narabigerageje, ndavuga ngiye kwiyima ibintu ibi n'ibi amezi 3,
nyuma yaho nzabirya uko nshaka nimba narabonye impinduka nshobora kumanaginga ibiro byanjye ku buryo mbyifuza. Nuko natangiye rero kugenda nkora akaregime, nkora agasiporo neza nkurikije uko inshuti yanjye yari yarabingiriyemo inama, ntangira kubona impinduka mu kwezi kwa mbere. Burya ikintu kiba cyabaye umubyeyi iyo yabyaye, ngewe uko nabibonye nkurikije n'ukuntu impinduka zaje kuboneka, nabonye ari kuriya umubiri w'umubyeyi uba warakwedutse bitewe n'igihe umuntu aba amaze atwite. Ubwo rero uko nakoraga siporo umubiri wanjye waregeranye nyine, amagufa aragenda arakomera, amagufa amera neza. Mu kwezi kumwe nataye ibiro 10. Mu kwezi kumwe bitewe n'ukuntu nakoraga mu gitondo na nimugoroba, rwose nariyemeje numva ko icyo byansaba cyose ngomba kugikora. Nataye ibiro bigaragara hagati, ku buryo rwose byashoboka kuba bigera ku 10 nubwo ntibuka neza, ariko nataye ibiro byinshi ku buryo umuntu wese yambonaga agahita abona impinduka. Narishimye, ntangira kubona imyenda yari yaranyanze itangiye kongera kunkwira, ntangira kugira ubwoba ngirira impuhwe abandi babyeyi, gusa bitera ikibazo kuko kumva ko uzongera kubyara, burya namaze kubona ko n'ababyeyi benshi batinya kubyara kubera icyo kintu. Tekereza kugira ngo mbe nari mfite ibiro 60 ntajya mbirenza, nimbyara ngire ibiro 90. Aba mama nabo kubahwa cyane, kandi icyo kintu abantu benshi baragikora. Dukwiye kukihana tukakireka. Hasi muri comment ya mbere harimo nimero zanjye, ku bashaka ubwo buryo nakoresheje baza kutwandikira, kuko iyo nimero iri kuri WhatsApp, kandi ababyeyi benshi ibyo bintu bibabaho ndabizi rwose. Gusa ntabwo biba byoroshye gukoresha ibintu by'umwimerere buri gihe, bisaba imbaraga nyinshi, ariko iyo wabigezeho ntabwo ari kimwe no kwirukana umubiri mu buryo bundi ukoresheje uburyo bw'iterambere, kuko hari ibintu bigenda vuba, bibaninga ibinure vuba, ariko no kugira ngo umubiri wongere kubibika biba byoroshye. Ariko iyo ufashe igihe kirekire ukareka umubiri wawe ugata ibiro buhoro ukava ibinure bikagabanuka mu mubiri, umubiri wawe ugasigara umeze nk'ukomeye, fitness, umeze neza, ibyo bintu biraramba. N'iyo bibaye ngombwa ko wongera kubyibuha, biza gahoro ku buryo ubasha kubimanaginga no kuba wabikontorora kuko uba uri kubibona. Ubwo rero naje kugira amahirwe, nyuma y'imyaka 3 naje kongera gusubira mu biro 72, nza gusubirana ubuzima bwanjye bwose nifuzaga, nkajya mbaza abantu nyine bakagira isoni, biba biteye isoni pe, biba biteye kuri buri muntu wese usekana ajya amenya ko ikintu aba ari kubiba mu wo ari guseka, jya ugumana umutima wawe ube wamugira inama. Kandi ndabizi abagabo benshi bakunda kubikora, kuko abacuti banjye nabo bajya bakunda kubimbwira. Niyo mpamvu nanjye rero nifuje kubasangiza urwo rugendo rwanjye, kugira ngo tujye dusangira ibyiza mu gihe tubifite. Mwakoze kumva no kuntega amatwi.